Muraho neza abakunzi bacu baraho dukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosoza ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde Rwanda atari hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosoza kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosoza kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo icyenda biragarutse, byangwa kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo uzagerweho ukore rimwe witutsinde ikintu busabwa nuko ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video jyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe uhita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye utubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubonekaho ku munsi ushaka. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashe. Mukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, duhamagare kuri iyo nimero tuze tukwigishe. Ukeneye kwihugura warigishije ushaka kureba ko ibyo wize ariko bimeze, duhamagare kuri iyo nimero cyangwa twandikire tuze tuguhugure umunsi umwe cyangwa ibiri, ugende ukore rimwe ututsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona impande enye? Ese uri kubona impande eshatu? Cyangwa kino cyapa uri kubona ari uruziga? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Mbega ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Se ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ibyapa byose uzabona bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, uzamenye ko ari ibyapa bitegeka. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video narayibakoreye, sura kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa cyere kuzongera kukugora. Tugira amoko atanu: ni ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ni ibyapa biranga, ari byo bakunda kwita mu yandi magambo ibyapa biyobora. Rero subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video. Ubonye turi kuyibona uranyandikira kuri 0789351626 nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2, ubundi ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ahantu hose ikinyabiziga nticyahora cyahagarara umwanya munini. Ko murabizi hari ikinyabiziga gihagarara nijoro ryose, hari ikinyabiziga gihagarara ahantu amanywa yose, ariko kikaba kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe ngo hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Mbega ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Seka ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bashyikire inkomyi
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini. Hari icyo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose nibyo. Ngo ndavuga ngo A ni icyo cy'ukuri atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, biba bibujijwe kuhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, hashobora kuba hari icyapa kivuga ko bibujijwe kuhaparika, biba bihari ibyo byapa murabizi. Sega ngo aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, niyo mpamvu duhisemo ko icyo cy'ukuri hano ari D. Ndakeka ko waramaze gutamo D, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikimuka kije mu kisambu urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe, niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. ari metero 11, B metero 10, C metero 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo umaze kumenya icyo biba bashatse kuvuga. Bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ntibishobora kurenga metero 7. Ndakeka ko waramusamo C. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe utubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ahasigaye uduhe nimero yawe ya telefoni irazaho kode. Mu gihe kitarenze iminota 2 uba umaze kubona kode. Tuba dufite imyitozo iragufasha kwitegura neza ikizame. Katwandikira kuri WhatsApp ni 0789 35 16 26, tukayigwa. Tukaba twizeye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero. Ahasigaye ibyo byose tubafashemo, murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gaciro bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ari ngo feri yo guhagarara umwanya munini, B ngo feri y'urugendo, C ngo feri yo gutabara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki ari feri yo guhagarara umwanya munini? Nuko babitubwiye. N'ubundi usomye kino kibazo neza urahita wumva ko ari feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki? Bavuze ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Iyo bavuze umuyobozi ni umuyobozi w'ikinyabiziga bari kuvuga. None ni ryari umuyobozi w'ikinyabiziga aba atari mu kinyabiziga? Nuko kiba gihagaze. Niyo mpamvu haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga haba hariho feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramaze gutamo A, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, nyandikira kuri 0789 935 16 tukwigishe n'ugerwa uzakorera imwe wihite utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo umaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uwuvuyemo. Niyo mpamvu bahita ngo ni umuhanda w'icyerekezo kimwe. None ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Hano hari ibyapa bine baduhaye, urahitamo kimwe. Ese ni icyapa D1A gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru muri kukibona. Ese ni icyapa E
13A gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, nacyo muri kukibona. Ese n'icyapa C19 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, hacishijemo imirongo ibiri ikoze agakubo, cyangwa n'icyapa C1 gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. N'ubundi hasi nibyo batubajije. Arangwa icyapa D1A nicyo cy'iki ngiki ntakiberetse. Mbega ngo icyapa A13 ndakeka ko nacyo mwakibonye nakiberetse. Cyangwa n'icyapa C19 nacyo muri kukibona. Deka ngo icyapa C1 ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni icyapa A13A. Hari abantu bakunda kwitiranya kino cyapa cya D1A na kino cya A13A. Kino cya D1A kiri mu bwoko bw'ibyo mu mihanda bitegeka, kikaba kivuga ngo komeza imbere gusa. Icyerekezo gitegetswe no gukomeza imbere gusa kuko kirategeka. Kino cyapa cya D1A rero abantu bakunda kukitiranya. Mu gihe kino cyapa cya A13A cyo gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, cyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba cyerekana umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Zino video zose mba mbabwira iyo ubonye utari kuzibona kuri YouTube channel uranyandikira cyangwa ukampamagara nkazigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Bandi online igihe cyose. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo nukudepasa. Ese kudepasa bikorerwa he? Ko mubyita mu ndimi z'amahanga ariko ikinyarwanda kiza bazakoresha kunyuranaho bikorerwa ari mu ruhande rw'iburyo gusa. Bengo igihe cyose ni ibumoso. Se iburyo iyo unyura ku nyamaswa mu gihe kuri dewe kutuga ngo nta giso cyukuri kirimo. Hano urabona igiso cyukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cyukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cyukuri nta kindi ni D, nta giso cyukuri kirimo. Kubera iki? Ubundi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ubundi twakagombye guhitamo B. Ni nayo abantu benshi bakunda guhita bayitamo. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uhita uvuga ko nta giso cyukuri kirimo. Kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'ahantu mugeze, isangano ry'umuhanda mugezeho, cyangwa bitewe n'icyerekezo uwo muntu ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe nawe icyo uri kujyamo. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cyukuri kirimo igihe bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso. Ariko iyo bavuga kuri B ngo ibumoso gutyo gusa ni ibumoso, wari guhitamo B. Hano impamvu duhisemo ko nta giso cyukuri kirimo nuko bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, duhita duhitamo ko nta giso cyukuri kirimo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D. Ndizera ko wari wamaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo birabujwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na zoromoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikuruka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa kubera ibinyabiziga. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ariko ku binyabiziga by'ingabo, mu binyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Siga ngo ibinyabiziga bya polisi mu gihe kuri dewe kutuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Rero hisemo B. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye tukibonera ku gihe, kuko aba ari icyatuma ujya mu kizamu gakora rimwe gahita utsinda. Kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Aya masomo ngenda mbashyiriraho n'ubu ngubu ndi kubategura amasomo ku matara no ku bipimo kugira ngo uzahite uyabonera ku gihe. Rero ikintu busabwa no gukanda subscribe hasi, ntabwo bigoye. Ibintu byose postinze bira bibazo bawe gukunda kuza ukajya urahita ubibonera ku gihe, ubundi ukazakora rimwe gahita utsinda. Mukande subscribe aho hasi. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ira mirongo ibiteganye
nuriya murongo urombereje hagati mu muhanda ugabanya umuhanda mo kabiri, ese iriya mirongo igaragaza iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hano ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, se ngo hanyurwa n'abanyamaguru, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, ahanyurwa n'abanyamaguru. Niho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni muri zebra cross. Ubona ko zebra cross iriya mirongo ibihagaze. Nuriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo urombereje hagati, ushobora kuba ucagaguye cyangwa se udacagaguye, nawe uba uhagaze. Bivuze ko iriya mirongo ibiteganye. Rero iriya mirongo ibiteganye n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ugaragaza zebra cross cyangwa se aho abanyamaguru bambukira. Ariho mwebwe muhisemo se ahanyurwa n'abanyamaguru mu gihe bari kwambuka umuhanda. Ndakeka ko waramaze utamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Ari wa kilometero 50, B kilometero 40, C kilometero 30, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha abari hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 50. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Rero ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga, mwebwe muhita ngo hejuru ya dodani, mwe muhita dodani. Kino cyapa kikaba gitandukanye na cya kindi kivuga ngo umuhanda utaringaniye. Kino cyapa kikaba gisobanura ngo akanunga, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni dodani. Hejuru ya dodani hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ariko nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Beka ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. Se nshobora kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Aho ni kuri se, kunyuranaho ibumoso birabujijwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Hejuru ya dodani kunyuranaho ibumoso biba bibujijwe. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko abantu igihe cyose ni ibumoso ukavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko kunyuranaho ibumoso birabujijwe hejuru ya dodani. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 26, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda gusa twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katagukunda gusa twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Waba uri mu mujyi wa Kigali tukajya duhura tujye no kukwigisha mu gihe hari ahantu wagize ikibazo gisaba kugira ngo tube turi kumwe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubafashemo, mujye gukora mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo birabujwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Bibujwe guhagarara akanya kanini hehe? Aho mu duhanda tw'abanyamagare, bega mu duhanda twagenewe velomoteri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba bibujijwe.
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A akaba atari igisubizo cy'ukuri, B akaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C akaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri biba bibujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zifite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni ese nuhe zino modoka ziba zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe? Ese ni uwuhe? Iyo nta mategeko ahugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni uwuhe? A mu kilometero 70 mu saha, B mu kilometero 40 mu saha, C mu kilometero 25 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 25 mu saha kwa zino modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe. Noneho ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange murabizi aba ari kilometero 60 mu saha. Noneho amavatiri y'ifasi murabizi ko aba ari kilometero 75 mu saha. Ibyo byose mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo mu kizame ube ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi ino ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigira uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buhe buryo? A ngo gatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'uruhanda, B ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije, C ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ubwo birumvikana ko ni kare, ntabwo ari urukiramende, ni kare kubera ko gifite impande enye ariko zose zingana, aribyo bita kare. Rero ni kare ifite ubuso bw'ibara ryera. Ndakeka ko waramaze utamo C, ndizera ko waramaze kuyandika kwa papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo muri isangano ry'umuhanda hari icyapa cyo gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara? Tegereze usubizanye ubwitonzi. Ese no kwera iki hano hari uriya murongo urombereje imbere y'iriya modoka, hakaba na kiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanuye guhagarara. Tegereze neza rino sangano agezemo. Isangano iyo bavuze ngo isangano cyangwa se inkomane ni ahantu imihanda ihuriye gutya. Hano ubwo hari inkomane. Hano ndakeka ko ugiye guhitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku papuro. Ari ngo nuko hari uriya murongo hakaba na kiriya cyapa, ari ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. Mbega ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Se ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Mu gihe kuri D hari kuvuga ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, biragoye kubona neza mu muhanda
munini. Niyo mpamvu hari icyapa gisobanuye stop, bikubwira ngo hagarara akanya gatoya mbere y'uko winjira mwari rasangano ry'umuhanda. Bagashyiraho n'uriya murongo rero ukwereka ahantu utagomba kurenga, ugomba kuba uhagaze inyuma yawo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma. Twayikamye uri gusubira inyuma kwa kundi uba uri gusubira inyuma ariko ntabwo uri kureba inyuma neza. A ngo kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. B ngo fungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C ngo gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora mu gihe kuri bari kutubwira ngo gukoresha akareba nyuma kakwegereye, aribyo mwita mu ndimi z'amahanga retroviseur. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo rikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isoki twamaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi nise gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Bino bintu mukunda kubibona, ukabona umuntu ari gusubira inyuma kubera ko atari kwareba neza, hakaba hari umuntu uri kugera amuyobora. Subira inyuma, kata ibumoso, garuka iburyo gato, hagarara, igira imbere gato. Ibyo ngibyo murabizi bikunda kubaho. Rero ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndakeka ko waramaze guhitamo C. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ambulance. Uba ugomba gukora iki? Ari kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B ukongera umuvuduko kugira ngo usige umwanya uhagije ubwo. Sega ngo B iravuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. Gahita wongeza umuvuduko kugira ngo usiganwe. Sega ngo kugumana umuvuduko wari ufite. Deka ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano uba ugomba kwitwara ute? Hano uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese hano isoki kuri ni A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ese hano isoki kuri ni B, kongera umuvuduko kugira ngo ugisige musiganwe. Ese hano isoki kuri ni C, kugumana umuvuduko wari ufite, cyangwa ni D, guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ndizera ko waramusamo A. Ndizera ko waramuze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kibaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Urabona ko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Kiriya cyapa giteye ku buhe buryo? Ari ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B ngo ishusho mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amakotano y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kuyireba nta kibazo kireke ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0789351626 nyiguwe mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo B. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo nijoro igihe ijoro rikeye itaribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Iriya tara riba riri kumurika kuri plaque, mwebwe niko muyita mu ndimi z'amahanga. Kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma mukita ngo ni plaque. Iriya tara riba riri kubonesha kuri plaque. Ese riba rigomba kumurikaho ku buryo nibura wasomera zira nimero mu ntera ingana iki? A ngo metero 150, B ngo metero 50, C metero 20, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 10. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Yavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari saa 6 z'ijoro
ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hano ndakeka ko izo cyukuri bamaze kugihitamo. Hano ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni se metero 20, ukaba wasoma ziriya nimero z'ikinyabiziga inyuma ziba zanditse kuri plaque LAG, imibare ikurikiraho ni iki. Ndakeka ko waramaze gutamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo cyapa gisobanura iki? Cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo umuhanda uzenguruka. Benga igice cy'umuhanda uzenguruka. Sega ngo aho banyura bazengurutse. Dega ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se aho banyura bazengurutse. Iyo ubonye kino cyapa ugiye kugera, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ugiye kugera kuri rompuwe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ni ingenzi kureba iriya video. Ikindi kintu ugomba kumenya ku bibazo byerekeye ku byapa. Ku bibazo byerekeye ku byapa mu kibazo avuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, uzamenye ko icyo kitaba igisubizo cy'ukuri. Ubundi ku kibazo cyo ku byapa, igisubizo cy'ukuri kiba kigomba kuba kirimo cyangwa se nta kirimo. Rero hano bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, nta na rimwe ibyapa uzabona ngo ibisubizo byose nibyo ubone ngo ibisubizo bitatu byose ngo bisobanuye ngo icyapa kimwe. Oya, ntago bibaho. Niyo mpamvu uba ugomba guhita ushakira mu zindi nyuguti zisigaye. Mu gihe bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, icyo uhita umenya ko kitaba igisubizo cy'ukuri. Niba ngo ibisubizo byose nibyo, menye ko icyo kitaba igisubizo cy'ukuri, ushakire mu bisigaye. Hano ndakeka ko rero waramaze gutamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi, cyabaza ngo ibinyabiziga birekeranije mu butumwa ntigishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga birekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, bigabanywamo amatsinda. Ese ayo matsinda yo abagomba kuba atarengeje ibihe bipimo? Ayo matsinda bagabanyijemo ayo utarengeje metero 50, be utarengeje metero 100, se utarengeje metero 150. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Utwaye ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500, bigabanywamo amatsinda. Iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba rifite ibipimo bitarengeje uburebure bungana na metero 500. Umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati byibura nawe ukaba utarengeje metero 50. Hano ndakeka ko waramuzamo A, ndakeka ko waramuskanira ku papuro. Ariko ukamenya ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500, bigenda ku murongo umwe, ntibigabanywamo amatsinda. Ndizera ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626 tugufashe ko na kode ihwanye naho ushaka gukorera. Tubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, uduhe nimero yawe telefoni ihitizaho kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandikiye kuri izo nimero tubigufashe. Mukeneye kwiga mudasobwa, ukeneye kwihugura, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ibibazo biri gukunda kuza, ni ingenzi ko wajya ubonera kujya kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kanda subscribe. Uvuye gukora ubonye utsinze, sharinga zino video ku nshuti zawe nazo zize twigane, dukorere rimwe duhite dutsinda muri business ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.